Mama. Mama ni umubyeyi ushobora gukora buri kimwe kugira ngo nezerwe. Uko yaba ari kose, muri bike afite, ntashobora gutuma mbura hafi ye. Mama yahuye n'ibibazo bikomeye cyane ku buryo buri gihe yahoraga yigunze ndetse anahangayitse. Marume twabanaga ari nawe unadutunze, niwe wahoraga amubuza amahoro n'umunezero, amutoteza, amutuka, ndetse anamubwira ko dutuma adatera imbere nk'abandi basore. Ahitamo kudusiga twenyine. Afata ibikapu bye asiga avuze ko akomeje kugumana natwe ntacyo yazigezaho. Asiga mama mu bibazo bikomeye kuko mama nta kazi yari afite byaramugoye. Mu mwanya muto nagiye kumva numva umugabo hanze ari kubwira mama nabi, amubwira yuko tumaze amezi 3 tutishyura inzu, ko akeneye amafaranga ye y'inzu cyangwa akadukuramo. Mama yumvise isi yose imwituye hejuru, maze atakambira wa mugabo amusaba ko yamubabarira akayamushakira. Byanteye agahinda kenshi, biranambabaza kubona ibyo bibazo byose mama yanyuragamo ku bwanjye. Mama utaranezezwaga no kubona nigunze yahoraga ambwira ko ibintu bimeze neza, ko nta kibazo gihari. Budakeye kabiri ubukene n'inzara byaraduteye, bituma mama ahaguruka basi ngo arebe ko yabona icyo twiririrwa. Mama yashatse akazi arakabura, bituma atangira gushakisha ibiraka. N'aho agerageje kugera bakanamusuzugura. Rimwe witwa Kazungu niwe wamuhaye ikiraka, nabwo cy'amafaranga make ashoboka. Mama ntiyabyitaho, agikora yishimye ndetse neza kugira ngo byibuze arebe ko yaramira umwana we. Umunsi umwe mama yasanze ndwaye meze nabi kandi amafaranga yari ari mu nzu yari make, ntiyashoboraga kumvuza.
maze ajya ku baturanyi ngo arebe ko hari uwamwongerera ku yo yari afite ngo anjyane kwa muganga yirengagije n'ibibazo by'inzu. Maze abo yagezeho kuko nta mwana bari bafite bamusabye ko yananga bakandera ndetse bakanamuha n'amafaranga yamufasha gushaka icyo yakoramo. Mama byamubereye ihurizo rikomeye. Gusa bamuhaye make yo kumvuza, banamusaba ko yabitekerezaho niba yananga bakanamuha amafaranga akazabasubiza. Mama ndamukunda ku buryo nanjye numva namuva iruhande byibuze isegonda rimwe.